Gukumira kwiyahura birasaba ko umuntu arebera impamvu zabyo mu buzima umuntu abaho bwa buri munsi. Ese nkawe nk'impuguke n'iki wabivugaho? Impamvu zo kwiyahura ni impamvu nyinshi. Ntabwo twavuga ngo kwiyahura biterwa n'ikintu kimwe, ni ikintu kinini cyane giterwa n'impamvu nyinshi zitandukanye. Akenshi tubonye umuntu yiyahuye, abantu bashaka kuba turiya muntu wenda ni ikigwari, ni iki cyatumye yiyahura, ariko buriya akenshi ushobora gusanga afite uburwayi bwo mu mutwe, ushobora gusanga ari umuntu usanzwe ufite intege nkeya bitewe n'umuryango akomokamo, ushobora gusanga ari umuntu wahuye n'ibibazo bitandukanye by'ubuzima byatumye agenda agira intege nkeya mu buzima bwe bwo mu mutwe, bikamugeza ku rwego yumva atagishoboye kubasha kwihangana. Ni ukuvuga ngo iyo tugiye kubireba rero, hari umuryango umuntu akomokamo, ibyo twita genetike, uruhererekane rwo mu muryango, hari ibibazo n'ibizazane by'ubuzima umuntu ahura nabyo, traumatic experience, hakabaho n'ibibazo by'ubuzima by'ako kanya bishobora gutuma umuntu wandi wajya agira intege nkeya ageraho avuga ati noneho ubuzima ndaburambiwe, ibisi ntibishoboye kubyihanganira, agahitamo kwiyahura. Ni ukuvuga ngo rero bisaba yuko tureba aho hantu hose niba dushaka gukumira kwiyahura, tugakoreza gufasha abantu muri ubwo buryo butandukanye mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndetse n'ihungabana rishobora kuba ryarahuye nabo, bashobora kuba barahuye naryo mu buzima bwabo. Ni izihe mpamvu ndetse n'ibimenyetso simusiga umuryango, inshuti bagomba kwitaho iyo bazibonye ku muntu wabo kugira ngo bakumire kuba yakwiyahura? Ikimenyetso cya mbere ni uko umuntu abivuga. Buriya abantu benshi biyahura baba babivuze. Hari abavuga ngo kubaho ntacyo bimaze. Buriya umuntu atangiye kubaho ntacyo bimaze, nta kindi kintu aba ashaka kuvuga, ni ugupfa nyine. Akenshi rero abantu barabivuga, hanyuma ikindi gikunda kugaragara ni uguhinduka mu mimerere y'umuntu isanzwe. Ikindi abantu atangiye kuvuga ati ndi umutwaro. Hari ibintu umuntu aba yivugisha, ndi umutwaro ku muryango wanjye, ntacyo maze, ndi uwo kurushya abandi. Imvugo nk'izo ngizo ahanini ziba zigaragaza ko umuntu rwose amaze guhabwa ubuzima bwe. Hanyuma ikindi, hari umuntu utangira kunywa inzoga cyane mu buryo budasanzwe, akaba si umuntu katanywaga, byagenze gute, agatangira kunywa, agatangira gusinda, agatangira cyangwa se guhora niba ashaka yakoraga akazi agatangira kwiryamira, kuva nta hantu ashaka kujya. Ukabona rwose ko umuntu yahindutse, haba mu myitwarire ye, mu mitekerereze ye, cyangwa se mu byo akora. Ni ibintu rero abantu bafata nk'ibisanzwe, ariko mu by'ukuri ni ibimenyetso mpuruza. Ni gute abantu bo mu muryango w'umuntu wamaze gutangira kugira ibitekerezo byo kwiyahura cyangwa se yamaze kugera mu rwego rwo kwiyahura bamufasha, hanyuma muri uko kumufasha bakaba babikora ku buryo batamwongerera gushaka kwiyahura, ahubwo bagakora ibintu byamufasha bikakumira kwa kwiyahura kwe? Impamvu rero, buriya nshatse nagoreza urugero, buriya umuntu yikubise hasi rimwe arababara, ariko yikubise hasi kabiri ugakubita ahandi wikubise hasi mbere, urababara cyane kurushaho. Abantu bahura n'ibibazo bitandukanye mu buzima bwabo. Hari imimerere, hari n'imbaraga z'umutima umuntu aba asanganywe, ariko noneho izo mbaraga zishobora gukubitwa n'ibintu bitandukanye by'ubuzima. Kubura ababyeyi, ubukene, ihungabana, gutotezwa, guhohoterwa, gufatwa ku ngufu. Ibyo ni ibintu bigenda biza bikagabanya za mbaraga umuntu aba yifitemo mu mutima. Hanyuma rero yagira gutyo uyu munsi yari amaze kugerageza kwihangana, hakaza ikintu kindi cya karundura, wenda yatandukanye n'umugabo, wenda ni divorce, cyangwa se umukobwa bamubenze cyangwa umusore bamubenze, cyangwa se ni ibibazo n'umugore yashatse cyangwa n'umugabo yashatse, akavuga ati bitsi ntishoboye kubyihanganira, narababaye, uruhererekane rwose rukagaruka, agahitamo kwiyahura. Mwaduha ibitekerezo ku ngaruka zishingiye ku kato n'ihezwa bihabwa abafite ubuzima bwo mu mutwe ndetse n'abagaragayeho impamvu cyangwa se ibimenyetso byo kuba bakwiyahura. Ni gute sosiyete yabyitwaramwo ngo ako kato n'ihezwa bikorerwa abantu bafite ibibazo byo mu mutwe ndetse n'abatangiye kugaragaza ibimenyetso byo kwiyahura, ako kato kacibwa cyangwa se sosiyete yareka kugakorera abo bantu? Ikintu cya mbere tuba dukeneye gukora ni ukumva uwo muntu, nta no kumucira urubanza. Nkunda kubona mu Rwanda niyo twumvise nk'umuntu wiyahuye, abantu bavanga yego mana yanjye, ngo se umuntu yiyahura gute? Umuryango ikintu cya mbere ukeneye gukora ni ukubasha kubwira uwo muntu yuko bari kumwe. Buriya umuntu ugiye kwiyahura aramutse abonye ikindi gisubizo ku kibazo afite, yabireka. Akenshi abona ko ikibazo afite muri ako kanya igisubizo cyonyine gihari ari ugupfa bikarangira. Ariko buriya umweretse ikindi gisubizo aba ashobora kwisubiraho. Niyo mpamvu uriya kwirinda kwiyahura birashoboka, kurinda abandi bantu kwiyahura birashoboka, kuko abantu babibona nk'igisubizo. Umuryango w'ikintu cya mbere ukeneye gukora ni ukudacira abo bantu urubanza. Niba utangiye kubona ibyo bimenyetso, umuntu umubaze,
ese ko wahindutse byagenze gute, tugufasha iki, ni urimo gucamo kirimo kukugora muri ino minsi. Hakiyongeraho noneho no kuba wenda bamugira inama yo gushaka abantu bamufasha, niba wenda dushobora kubasha kubifungurira ngo ababwire ikibazo arimo guhura nacyo. Kuko ahanini abantu biyahura benshi bumva baratereranywe, bumva nta muntu uhari bumva nta muntu uhari wabafasha kwikorera uwo mutwaro, cyangwa se bakumva ibibazo barimo gucamo biteye isoni ku buryo batabivuga, bagahitamo rero kubyirangiriza. Tugiye tuba umuryango wita ku bandi, tukaba abantu bita ku bandi, byatuma bwa bwigunge butuma umuntu ashaka kwiyahura bugabanuka. Nicyo kintu cya mbere umuryango ukeneye gukora, kubumva. Aho ngaho ariko mufite akabazo, usanga kenshi umuntu yatangiye kwinjira muri ibyo bibazo, ihungabana iki, benshi usanga batavuga. Ese mu gihe atanavuga ngo afunguke, akubwira ngo naka yarambabaje, akubwira ngo mfite iki kibazo, umuryango uzakora iki? Iyo atabashije kuvuga, buriya hari umuntu ugeze kuvuga ngo ntabwo bishobora kubaho ko tutavuga. Igihe cyose tuba dufite icyo turimo kuvuga, niyo wacecetse buryo urimo kuvuga, wenda ushatse kuvuga ko ibintu urimo gucamo bikomeye cyane. Umuntu ashobora kuvuga ati nta kibazo mfite, cyangwa akavuga ati ndagifite cyangwa kiraremereye. Iyo atabasha kukubwira wowe, ushobora kumusaba niba hari undi muntu ushobora kubasha kumufasha. Ntekereza ko ari byiza ko abantu tubahereza amahitamo. Ntabwo ari ngombwa kuba ndi uwo mu muryango wawe ari njye nkemura ikibazo cyawe. Ushobora kumva ufungukiye undi muntu. Ese hari undi muntu wagufasha? Ashobora kuba ari umuganga, ashobora kuba ari pasiteri, ashobora kuba ari padiri. Hari abantu nk'abo abantu bashobora kwizera, bashobora kubasha kuganiriza, ariko ntibagume muri ubwo bwigunge ari bonyine. Ni gute abaganga n'abandi bose bakora mu nzego z'ubuvuzi bakumira kwiyahura? Ese ni hehe umuntu ufite ibyo bibazo yakura serivisi? Ntekereza ko ikibazo n'ubundi gituma ibibazo byo mu mutwe bitavurwa ari uguhezwa, akato kagirirwa abantu bafite ibyo bibazo byo mu mutwe. Nzi neza ko birazwi cyane iyo umuntu agize akabazo ko mu mutwe aravuga ngo yasaze, ariko abantu bose bafite ibibazo byo mu mutwe ntabwo baba basaze, nta nubwo tubita abasazi, tubita abarwayi, kugira ngo twumvikanishe yuko umuntu ufite ibibazo byo mu mutwe ararwaye nk'uko undi muntu arwara malariya, arwara indi ndwara akajya kwivuza, kandi nta muntu umubwira ngo ngo arwaye malariya ngo umve twabasetse. Ntekereza ko ikintu cya mbere dukeneye ni ukumva yuko ubuzima bwo mu mutwe n'ubuzima bw'umubiri busanzwe ari kimwe. Bushobora kugira ibibazo, umuntu ashobora kurwara, ashobora kugira ibibazo, kandi ubufasha burahari ngo abantu bavurwe. Ikindi cya kabiri ni ugutekereza ku ngaruka bigira. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu azi ko hari akato, niyo akeneye serivisi ntayisaba. Uravuga uti nzajya muri Solid Mind for example, ninje muri Solid Mind cyangwa ahandi hantu, abantu bakabona nsohotsemo bazavuga ko byanjye byandangiriyeho, cyangwa se nigira ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe cyangwa se cy'ubuzima bwo mu mutwe, umukoresha wanjye akabimenya, azanyirukana. Kandi kuko biba bishobora no kubaho kubera ko abantu bose batabyumva kimwe. Abantu rero bakeneye gukanguka bakumva yuko twese dushobora kugira ibibazo byo mu mutwe, kandi kubigira nta kintu kidasanzwe kirimo, kuko akenshi biterwa n'ibibazo bya buri munsi by'ubuzima. Rero iyo umuntu afite ibyo bibazo ni ngombwa ko afashwa. Kwirinda akato ntekereza ko ari ikintu cya mbere gishobora gutuma no kwiyahura bigabanuka, kuko umuntu yagize ikibazo akamenya ko ashobora kwivuza, nta muntu umucira urubanza, yakivuza mbere y'igihe. Gukumira kwiyahura bisaba uruhare rwa buri wese cyangwa se rwa sosiyete yose muri rusange. Mwadusobanurira uruhare sosiyete igomba kubigiramo kugira ngo bakumire icyo gikorwa cyo kwiyahura? Ntekereza yuko nibyo turimo gukora ubu ngubu. Iyo dufasha abantu bahuye n'ibibazo bisanzwe by'ubuzima bwo mu mutwe bya buri munsi, muri rusange turimo gukumira ko byagira ahantu kure, kuko n'ubundi rega ntabwo biziraho. Akenshi biza gahoro gahoro kugira ngo unazagere ahantu ashaka kwiyahura. Ntabwo ari ikintu kiba cyabaye umunsi umwe, aba ari utuntu twinshi twagiye dukurikirana. Ibyo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi ni ukugira ngo abantu bamererwe neza, batekereze neza, bakore neza, babe abantu bashobora kwiteza imbere no guteza igihugu imbere. Ntekereza ko gufasha abantu muri ubwo buryo nicyo kintu cyane, niwo musanzu wacu wa mbere. Umusanzu wacu wa kabiri ni nk'ubu namwe mwaje kutubaza, tukavuga tuti mureke turwanye ako kato gakorerwa abantu bafite ibibazo byo mu mutwe. Mureke dufashe abantu bafite ibibazo byo kwiheba, bashaka kwiyahura, bafite ibibazo by'agahinda, kuko niba babona ko hari icyizere, nitubagarurira icyizere, n'ubwo bufasha bazabusaba babubone. Ikindi warumvaje ni ku bijyanye n'aho babonera ubufasha. Ntekereza yuko mu gihugu cyacu hari amaserivisi atandukanye, serivisi za leta, hari ku masantere de sante, haba hari abantu bashinzwe ubuzima bwo mu mutwe, ku bitaro cyane cyane rwose barahari. Tuzi ngo bibindera gusa. Reka da,
birahari rwose birahari. Indererwa nibyo bitaro bikuru nk'uko twavuga ngo CHUK tukavuga ngo nicyo ibitaro bikuru, Indera ni ibitaro bikuru, ariko hari n'ahandi, hari ku Cyizere, hari ibitaro bisanzwe rwose bafite abaganga bashobora gufasha umuntu ahuye n'icyo kibazo. Reka nkubaze gato, nk'ubu ndarwaye ngiye ku kigo nderabuzima, ba bantu dusanga kuri reception, ubu yamenya ko mfite ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe, ihungabana, agahinda, bimwe biranganisha mu kuba nagira kwiyahura, ku buryo amenya ngo ngiye uyu muntu ndamwohereza umuganga uyu n'uyu. Ese uwo muganga bahari? Abaganga ubundi utekereza ko baba bahari, ahubwo kuba umuntu kuri reception yabimenya biragoranye, kandi nanone binaterwa n'iki n'akazi baba bafite. Reka kuri centre de santé baba bimeze, haba hari abantu benshi, haba hari umurongo w'abarwayi benshi, ntekereza ko akenshi badafata n'umwanya ngo barebe n'umuntu mu maso ngo mubaze ati se waramutse umeze gute. Akenshi iyo umuntu namurebye mu maso hari igihe ushobora kwita tureka akarira akavuga ati uyu muntu ntabwo ameze neza, akeneye umuntu umutega amatwi. Ntekereza rero ko ntabwo byoroshye ko abantu twakizera ko babasha kumenya ngo uyu muntu afite kino kibazo reka tumujyane muri ino serivisi, ariko akenshi ubu namaze kumenya ko afite ikibazo aricyo kintu akeneye, ashobora gusaba ko bamuyobora muri iyo serivisi. Abaganga bo baba bahari. Gukumira kwiyahura birasaba uruhare rwa buri wese ndetse na sosiyete muri rusange. Mwadusobanurira kuri urwo ruhare ndetse na za gahunda zakagombye kuba zarashyizweho cyangwa se zateganywa gushyirwaho kugira ngo zifashe mu gukumira kwiyahura? Hari gahunda za leta ntekereza ko zihari, cyane cyane ko mu kwezi kwa 9 ari ukwezi kwahariwe kurwanya kwiyahura ku isi hose, ndetse ku itariki ya 10 z'ukwa 9 bari umunsi mpuzamahanga wo kurwanya kwiyahura. Ntekereza rero nkatwe nka Solid Mind dufite n'ubundi programme dukora, dukoresha ibinyamakuru, dukoresha social media zacu kugira ngo dukangurire abantu kurwanya akato gaterwa n'ibibazo byo mu mutwe, ari byo bishobora gutuma abantu biyahura. No kuvuga ngo nkatwe gahunda turayifite, ariko ntekereza yuko na leta ikwiriye gushyira imbaraga mu ubwo bukangurambaga, gukangurira abantu kumenya ubuzima bwo mu mutwe, kubuha agaciro no kumenya ahantu bashobora kubonera ubufasha. Kuko ntekereza ko ikibazo kimwe gishobora gutuma abantu batabona ubufasha nuko batazana babukura. Gukora ubukangurambaga rero aha bakamenya ngo aha ngaha hari serivisi, kugira ngo umenye kandi ko mfite ikibazo de kizabinyereka n'iki ngiki. Kuko ntekereza ko n'ikindi kibazo dufite, hari abantu bafite ibibazo ariko batabizi, bakaba bazi ko ari bazima ariko barashize bababaye, badashobora kumenya ngo ibintu biragaragaza ko mfite ikibazo cyo mu mutwe. Rero hari ugutanga ayo makuru, abantu bakamenya mfite ikibazo, niba ngifite ndakijyana hehe. Ubwo bukangurambaga ntekereza ko leta yabishyiramo imbaraga kugira ngo abantu bamenye aho bivuriza igihe bagize ibibazo. Imbuga nkoranyambaga ndetse na murandasi bigira uruhare ku buzima bwa buri munsi bw'abantu benshi, cyane cyane abakiri bato. Ni gute izo mbuga nkoranyambaga ndetse na murandasi byadufasha cyangwa se byafasha abantu gukumira kwiyahura aho kugira ngo bibe byabyongera? Imbuga nkoranyambaga ubu ngubu zifite niho tumenyera amakuru, isi niho yimukiye, ubwo natwe niho tugomba kujya. Ariko icyo kibabaje nuko hari ubwo abantu bamwe babatwa n'izo mbuga, kandi ashobora gucamo n'ibintu bishobora gutuma umuntu amererwa nabi pe, cyane cyane nko ku rubyiruko rushobora guhura n'ibibazo byo gushaka no kwiyahura kubera imbuga nkoranyambaga. Mujye mubonana nk'umuntu abantu bakamwibasira, yakoze nk'ikintu kuri social media bakamwibasira, bakamutuka, ibyo bintu bishobora gutuma umuntu yiheba kuryana akiyahura. Ni ikintu gikomeye rero. Ntekereza ko umuntu wese ukoresha imbuga nkoranyambaga akeneye kumva yuko azikoresha mu buryo budateza ibibazo bagenzi be. Hakabaho rero kumenya ibyo ushyiraho, hakabaho kwirinda gusesereza cyangwa se gutoteza umuntu ku mbuga nkoranyambaga, ariko hakabaho no kwirinda kubatwa nabyo. Ntekereza ko abantu benshi cyane ubuzima bwabo ariho bwimukiye ku buryo bigoranye ko baba mu buzima busanzwe bwa buri munsi, ari nabyo bituma umuntu ashobora kubaho yigereranya n'abandi, atekereza ko ubuzima bwe ari bubi, ko yahuye n'akaga, kamerewe nabi, kandi mu by'ukuri ubuzima bwo kuri social media cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga akenshi ntabwo ari bwo buzima bwa buri munsi busanzwe. Ni ibintu biri aho ngaho abantu baba barashyizeho tukirirwa tubireba, ariko mu by'ukuri atari bwo buzima bwa nyabwo. Aho niho ikibazo rero ngira ngo nyamukuru gishingiye, ni ibintu bifata bigira uruhare runini ku buzima bwacu. Ese watugira inama yo kubireba ntitubiha agaciro, cyane cyane urubyiruko rubifata nk'ikintu gikomeye cyane, niho bareba imyambarire, niho bareba imyitwarire, niho bareba ibigezweho, ibintu byose. Niyihe nama? Ntabwo tuzareka kubireba, byaraturemaje.
tubirebe gute, twinjiremo gute, dukora iki. ikintu cya mbere ni ukumenya impamvu tubiriho, sibyo? Turi kuri social media, turi kuri izo mbuga nkoranyambaga kugira ngo tumenye amakuru. Ntekereza ko tugiye tumenya dushyira mu gaciro ntitubatwe nabyo, twaba twamaze gutsinda igitego cya mbere. Ikindi cya kabiri ni ugutekereza yuko abantu bajya kuri social media, abantu bagaragaza ibitekerezo byabo, ni abantu nyine bafite ubuzima bwaho bagaragaje ko n'ubuzima busanzwe bw'inyuma y'iyo social media. Ntidufate rero ibintu byose tubonaho nk'ukuri. Ibintu byose byinshi biriho ntabwo aba ari ukuri pe. Gufata ubuzima bwawe rero ukabugereranya n'ibintu urimo kubona hariya, ntekereza yuko waba urimo kwibeshya cyane. Ni ukumenya ko abantu bari abantu bafite ibibazo, bari abantu bafite ibibabangamiye n'ibibaremereye mu buzima bwa buri munsi. Kubikoresha rero ni ukwirindwa gufata ibyo byose tubona nk'ukuri. Rwose ntabwo byose ari ukuri. Niyo kintu cya mbere nabwira urubyiruko. Ibyo tubona byose ntabwo ari ukuri. Menya ubuzima bwawe, menya icyo ushakaho, aba ari cyo ubona. Ku ishuri n'aho dukorera bishobora kudufasha gukumira kwiyahura. Ni gute rero abarezi ndetse n'abayobozi bafasha abantu babo, ndavuga abanyeshuri, ndavuga n'abakozi muri serivisi zitandukanye, ni gute bafashwa gukumira kwiyahura? Nk'ababyeyi tugomba gushyiraho imirongo ntarengwa. Ntekereza ko ikintu twayiteshutseho cyane, biranagoye muri ino minsi kuko dusa tukabaho mu isi y'abantu bigenga bakora ibyo bashaka, binagoranye cyane ko ababyeyi bashyiraho umurongo ntarengwa. Ariko nk'abana ku myaka runaka ntibakagombye kuba rwose bajya kuri izo mbuga nkoranyambaga, kuko akenshi ntabwo bafite ubushobozi bwo gusesengura ibiberaho ngo bafate ibibafitiye akamaro bareke n'ibitabafitiye akamaro. Mu gihe abantu bakuru bo birashoboka ko ibyo bintu babikora. Nk'ababyeyi rero numva ko twasubira ku isoko, abantu bakuru, gufasha urubyiruko gushyira imirongo ntarengwa. Ugiye kuri Instagram, kuri Facebook, ni ukubera iki? Kugira ngo mvugane n'inshuti zanjye, ariko ibintu byose biriho ntabwo ari ukuri. Tukabagira inama, tukabafasha kumva iyo reality. Hanyuma ikindi ntekereza ku rubyiruko, rwose kujya kuri social media, kuri izo mbuga nkoranyambaga bisaba n'amafaranga, kuko ugomba kuba waguze internet. Twe gutakaza amafaranga yacu ku bintu bitatwubaka. Duhitemo abantu dushaka gukurikira n'impamvu dushaka kubakurikira. Hari abantu batugirira akamaro, hari abantu batwigisha, hari ibintu byiza byinshi cyane dushaka kuvana. Yego, hari ibintu byinshi cyane bishobora kudufasha. Duhitemo, dusesengure, duhitemo abo dushaka gukurikira n'impamvu dushaka kubakurikira. Duhitemo ibizatwubaka kuko dufite amahitamo. Ntekereza ko ikintu cya mbere ni ukumenya amakuru y'abantu. Erega ikibazo gihari gituma abantu bagera ku kwiyahura ni uko tuba tutazi icyo umuntu arimo gucamo. Yagaragaza n'ibimenyetso ntitubimenye. Ikintu cya mbere bakeneye kumenya ni ibihe bimenyetso umuntu agaragaza ashaka kwiyahura. Icyo ni kimwe. Ariko no kumenya abantu tubana nabo bameze gute. Umuntu agira ibyago, umuntu agahura n'akaga gakomeye, ntabyo umuntu bimenye, akumva ari wenyine ku isi. Ati sundi ubuzima bumaze iki? Ntekereza ko ikintu cya mbere dukeneye kongera kugarukaho ni ukubana, ni ukwita ku bandi, ni ukumenya umuvandimwe wawe, ni ukumenya abo ushinzwe niba uri umukoresha, ni ukumenya abanyeshuri wigisha. Ni umunyeshuri uyu munsi yahindutse ntakivuga, kurikirana. Umwana yigaga neza ariko yatsinzwe, kurikirana. Umukozi wawe atanye kuzajya asaba impushya za hato na hato ngo ararwaye, kurikirana. Mwicaza mu masoti se bimeze gute? Umugabo wawe atangiye kunywa arasinze bikabije, menya nibi ibibazo byabaye byagenze gute? Umugore wawe atangiye kutavuga, yatajyaga mu bimina, yajyaga mu biki, ati nta namwe nshaka kujya. Mubaze, twitaneho. Ntekereza ko ibyo nabyo bituma abantu bashobora kumva ko hari abantu bari kumwe nabo, bigatuma babona ko hari n'inzira zo kuva mu bibazo bahuye nabyo. Abanyamakuru bakunda gukora inkuru ku bintu byacitse. Iyo babonye umuntu yiyahuye ho biba ibindi. Aha ndagira ngo dusobanurire nk'impuguke. Ni gute abanyamakuru bakora inkuru ku muntu yiyahuye, iyo nkuru ikaba yafasha sosiyete gukumira kwiyahura aho kugira ngo ibe yashishikariza sosiyete kwiyahura? Abanyamakuru nyine bakunda ibintu bigurisha. Inkuru yiyahuye bakavuga n'amadetaye, ariko tugomba kubanza gutekereza ikintu kimwe. Mu byo mushaka gutanga amakuru, banza umenye ko urimo kuvuga ku buzima bw'umuntu, ko uwo muntu afite umuryango, afite abamukomokaho cyangwa abakomokaho, kandi baremerewe n'icyo kintu cyabaye. Ntekereza ko kugira ubumuntu byatuma
bitondera ibyo umuntu arimo kuvuga. Hari ibyo bitari ngombwa kubivuga rwose mu nkuru kugira ngo udakomeretsa abasigaye, kuko uba wapfuye waba yagiye, ariko abasigaye n'abakomokaho, inshuti ze, abamukundaga. Ntekereza ko icyo kintu nicyo kintu cya mbere, guhereza umuntu agaciro iyo yiyahuye cyangwa se n'umuryango we mukawuha agaciro. Ikindi cya kabiri, ntekereza ko abantu bamwe babivuga mu buryo busekeje, mu buryo busa nko kumvikanisha ko umuntu nyine yabaye yego, kandi buri kwiyahura birandura. Kwiyahura buriya birandura, niyo mpamvu ni ngombwa kwitoza kuvuga inkuru zijyanye no kwiyahura mu buryo bwa kinyamwuga, kugira ngo tutabigaragaza nk'ari ikintu cyiza cyane ku buryo n'abandi bantu babitekereza babikora. Ni ikintu burya cyo kwitondera. Ndagira ngo dufatiye aho rero duhe nkuru kuba umuntu hariya kuri iriya nzu y'amakuza, umukobwa yiyahuye, twarabivuze igihe twari gukora inkuru gute? Ikintu rero cya mbere ni ukuvuga ngo hari n'ukuntu abantu babikora. Tuvuge no gukorera ikinyamakuru runaka, ugatangira gushyira no kuri social media zawe, niba uba kuri Instagram cyangwa kuri Twitter, ariko ukabikora mu buryo busa nkaho busesereza, bugaya, bujora wa muntu wagiye. Ntekereza ko tugomba kuvuga ibyabaye gusa, ariko nta munyu twongeyemo, nta gakabyo kabayemo. Umuntu runaka amasaha ya n'aya, sinzi ukuntu mukurikiranye inkuru, mukavuga ibyabaye fact, ntiwongereho ngo sheri we yamwanze, cyane cyane ko n'ayo makuru akenshi aba atari nayo, ari ibintu abantu baba barimo gukeka. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yiyahuye dutangira gutekereza impamvu, ese buriya byatewe n'iki? None kuzivuga ugasanga umuntu arimo kujora, kunegura, kugaya, kugaragaza uburyo ibyo bintu bitakagombye kuba bitera kwiyahura. Ariko nk'uko twabivuze, ntabwo kwiyahura bisanwa n'impamvu imwe. Ni ibintu byinshi. Wenda umuntu yari imfubyi, wenda afite abandi bantu bamwanze benshi, wenda uwo yaramwimariyemo yumva ko ari we gisubizo cy'ubuzima bwe, nawe aramuhemukiye, aravuze ati si ubundi ubuzima bwanjye burajyaye. Ni ukuvuga ngo ntabwo ari akantu kamwe konyine twabonye kaba kabiteye, bari ibintu byinshi cyane. Ese nanone kuba umuntu yafashe icyemezo cyo kwiyahura, abanyamakuru bagakora iyo nkuru, bakavuga bati umukunzi we yari yamwanze, none dore uko abigenje. Ese nk'abana bato cyangwa n'abandi bantu ntibashobora guhita bafatiraho bakavuga bati tubonye igisubizo? Nanjye bari basigaye banabivuga ari terme ngumva ngo kwa makuza harahari cyane. Si kwaba ari ugushishikariza abantu kwerekana iyo nkuru kwiyahura cyane rwose. Nibyo navuze ngo kwiyahura birandura. Niyo mpamvu nk'iyo bibaye nk'ahantu nko ku ishuri, ahantu hari abantu benshi cyane cyane nk'urubyiruko, ni ngombwa cyane kandi bitondera amagambo bakoresha, kugira ngo abantu bamwe wenda asanga bafite n'utundi tubazo badatekereza ko ari inzira nziza yo gukemuramo ibibazo bafite. Rero kuvuga nk'ibyo bya assumption cyangwa sinzi uko nabyita mu Kinyarwanda, gukekeranya impamvu yatumye umuntu yiyahura, ntabwo tuba tuzizi burya. Ntabwo tuba tuzizi, ziba ari nyinshi. Nta n'ikintu kimwe yavuze aricyo cyo kintu kiba cyamuteye kwiyahura. Rero ni byiza ko ibyo bintu wenda by'amakuru tubireka, tukavuga ibyo twabashije kubona, byabaye saa 3 byagenze gutya, ariko ibindi tutazi tukabireka. Ni uburyo bwo kwirinda kugira ngo tutanduza n'abandi, bakavuga ati igisubizo wamagana ni iki ngiki. Ese kwiyahura biravurwa bigakira? Ni byiza ko umuntu aza kwivuza ataragera ahantu ashaka kwiyahura. Ni ngombwa ko dushyiraho ubukangurambaga ko indwara zo mu mutwe ziravurwa, ubufasha burahari, haba ari mu bantu bigenga nkatwe ndetse haba no muri leta hari ubwo bufasha. Ariko kandi tuvuga ko umuntu ageze ahantu ashaka kwiyahura, ibyo ni ibintu dukunda guhura nabyo mu buzima bwa buri munsi. Umuntu akavuga ati ndumva ubuzima bwanjye nta kintu bumaze, ndumva gupfa ari byo byiza. Uwo muntu rero tumufasha kubona igisubizo. Nk'uko nabivuze, umuntu ushaka kwiyahura abona ko ari cyo gisubizo ku kibazo afite. Umukansera rero cyangwa umupsikologe amufasha kubona ibindi bisubizo bihari ku kibazo afite, kuko akenshi yabonye igisubizo kindi rwose arabireka. Ni ibihe bitekerezo mwadusangiza cyangwa se inama mwatugira kugira ngo community muri rusange cyangwa sosiyete muri rusange dufatanirize hamwe, dufate ingamba zo gukumira kwiyahura, aho gutiza umurindi kwiyahura? Ikintu cya mbere numva nabwira abantu bose bazabona kino kiganiro ni ukwita ku buzima bwo mu mutwe. Rwose nk'uko twita ku mibiri yacu, tukita waba warwaye grippe ukivuza, warwaye malariya ukivuza, nugira n'ikibazo cy'ubuzima bwo mu mutwe uzashaka ubufasha. Ntabwo biteye isoni, nta pfunwe biteye. Twese dushobora kugira ibibazo byo mu buzima bwo mu mutwe kandi n'ubufasha burahari. Icyo ni ikintu cya mbere. Ikindi cya kabiri, reka turinde gutera ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe abandi.
aho ndavuga nk'ihohoterwa, abantu bahohotera abandi, ko bari gufata ku ngufu, ko bari gutoteza mu buryo bw'amagambo mabi. Ibyo ni ibintu bituma abantu bagira ibibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, bashobora kurwara, bashobora no gushaka kwiyahura. Reka twe kuba ari twe dutera abandi ibibazo. Hanyuma ikindi navuga ni ababyeyi. Nkunda kubona mu kazi kanjye ka buri munsi abana cyangwa se urubyiruko cyangwa se abantu bakiri bato bafite ibibazo bakomeye mu miryango yabo, cyane cyane kubera kutumvikana kw'ababyeyi, amakimbirane, gutandukana. Hari ibintu byinshi cyane ababyeyi bakora bikagira ingaruka ku bana ku buryo bashobora no gushaka kwiyahura. Ababyeyi rwose ndabasaba nitwongere tugaruke ku isoko, buri wese akora inshingano ze nk'umubyeyi, yite ku bana be, yite ku buzima bwabo bwo mu mutwe, abaganirize, amenye intambara barimo gucamo, amenye ibibazo bibaza ku buzima. Kenshi baba bafite n'ibibazo badafite n'umuntu babazi, badashobora kwizera ababyeyi, ababe hafi, bizarinda ibibazo byinshi. Ikindi nabwira abantu wenda bakora muri uno mwuga nk'uwo dukora, reka kuko duhaguruke tuvuge, reka duhaguruke dushishikarize abantu kubona ko turahari kugira ngo dufashe abantu, turahari kandi tubifitiye ubushobozi bwo kubikora. Reka twese dufatanye kugira ngo aho turi, haba mu miryango yacu, tuzamure ijwi ryacu ryumvikane, tugaragaze yuko ubuzima bwo mu mutwe bufite agaciro nk'ubuzima bw'umubiri busanzwe.